umuntu avuze ngo Xavi Simons imbere ya Cole Palmer, Xavi Simons imbere ya Enzo Fernandez, mu buryo bw'imikinire nicyo Enzo Maresca yifuza. Xavi Simons atanga iki mu mikinire? Xavi Simons imiziye mu gukura irimo tekinike nyinshi cyane. FC Barcelona, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven, umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubudage nako y'Ubuholandi. Tekinikoma ni umusore uri hejuru cyane, umwaka ushize w'imikino yakoze imibare myiza mu by'ukuri, yari umwe mu beza. Match 48, ibitego 22, assist 11, toute competition. Yarahagaze neza Xavi Simons. Hanyuma umukunzi cyangwa ntawe amaze muri equipe ya Leipzig. Hanyuma umukunzi cyangwa ntawe byana mukino gutangira guhabwa sport muri equipe nationale ya Ronald Koeman muri management. Ariko iyo mibare bitanu harimo ni toute competition mu makipe y'igihugu na ko muri club ni ibitego 10 na assist 8. Washyize uyu mwaka nta kintu cyakirimo kuko nta namwe yikarifiye muri equipe nationale byari byiza. Ni nacyo kintu nicyo kiri gusora n'aba bakinnyi bakomeye. Cyo kintu atishimiye Xavi Simons yaravuze ati ashaka umwanya wo gukina birumvikana. Byaba ngombwa ko twajya ahantu tubona sport nziza kurushaho, kuko bimwe mu byarishaga Leipzig nuko yabishoboraga kwerekana. Arsenal have finally signed Victor Gaya Correa. Ikagira campaign nziza tukayibona mu myaka itambutse, tuyibona muri kimwe cya kane hafi aho ngaho kimwe cya 8. Ariko abakinnyi rero mu gihe iyo sport dahari mwaka utaha hari uburyo bifuza kujya mu equipe abagaragaza. Urashaka gukabya inzozi zawe zo kuba umwe mu ngabo z'u Rwanda. RDF irakuraritse ngo winjire mu kipe nta nzikarifiye. Nta nzakiniguraye. So no musore sofa muri kariyeri amaze gukina match 176, ibitego 64, assist 52. Ni umusore mu by'ukuri mwiza ushobora gukina ku 10 ari naho umwanya principal kuri we akinaho, ariko ashobora no gukina ku ruhande ku mpande bibaye ngombwa, surtout ku ruhande rw'ubumoso yewe no hagati mu kibuga. Ariko umwanya we 100% aprefera 10. Umusore ukoresha amaguru yombi rwose nako akoresha, ntabwo wakunze kwimita. Umusore ufite cyita rwose yafashe umupira yabigaragara neza cyane, ubona ko nyine ifitemo izo instinct zo kuba playmaker. Ni umusore w'umukozi ufite work rate, wenda ugifite kuzamuraho urwego rwa kote physique. Ntekereza ko n'abakinnyi benshi bari kuva mu gihugu cy'Ubudage naho gwekiti k'icyo kintu ushaka kuzamugonga. Na Xavi Simons ubona ko nyine iyo kariba y'ibyo yakora adafite umupira akiri kubikoraho cyane. Nacyo kintu aramuzaje muri equipe ya Chelsea muri shampiyona nka Premier League, nicyo kintu primary gishobora gutuma ikintu ugomba kubanza mu kibuga. Kuko abandi bakinnyi muri equipe ya Chelsea ubona ko bamaze kumenyera imbaraga za Premier League na pace n'umuvuduko equipe igenderaho, yaba Enzo Fernandez, yaba Caicedo, yaba Cole Palmer, Germaine. Yewe ntekereza ko ashobora kwita nyine yisanga muri competition itahita imworohera mu buryo bworoshye cyane nk'uko wahita ubivuga muri ubwo buryo. Ariko urwego rwa tekinike n'urwego yakiraho umupira n'urwego yigiyeho gukina umupira iyo bihuje na Enzo Maresca ubona ko bishobora guhura. Birahura? Kuko Enzo Maresca ni umutoza ukunda abakinnyi bari for technically umupira ku kirenge, kandi bari for nanone mu guhererekanya kubonana mu kibuga. Kunda n'abakinnyi donc nyine kubera ko wari umunyeshuri wa Pep Guardiola, nawe abakinnyi bari beza cyane ku rwego rwa tekinike kuri baro no ku kirenge. Na abakinnyi abona ko yakoresha cyangwa se bagira icyo bamufasha. So ntekereza ko kuri Xavi Simons muri equipe ya Chelsea ashobora kuba yabazamurira urwego ku buryo, kuko ntekereza ko Kieran Dusbury yaraba ntabwo yababereye mwiza abayeho kubera pari, kandi nawe ni nimero 10 muri Chelsea bafite. Ariko nyine ubona ko Cole Palmer yavunika bamuhindurira umwanya
nta nubwo n'ubundi asubira ku mwanya kuri Palma avuyeho bisobanuye ngo we ibisubizo muri equipe ya Chelsea ahubwo byarahindutse biraswicenga Enzo niwe usigaye asimbura kuri Palma ubundi muri uriya mwanya wo nimero 10 urebye kuri Chelsea winjiye mu makuru y'imbere icyo bashakira Xavi Simons bundi iyo bagiye kuvalida bavalida batatu kuri Palma Neto na Gittens nk'abakinnyi bashobora kuba bakora muri la myanya y'imbere cyane cyane ubwo uvuze ngo Palma uruhande hagati yabo Neto na Gittens bakajya mu mpande Madueke yaragiye Sterling agomba kugenda Mudrayek murabisikoya yarahano kiza cya Chelsea no mubyeyi ahanwe imyaka inari kazagaruka gifite amasezerano y'imyaka 2 ugomba kubona akanyemera cyane Neto na Gittens ni beza cyane muri 1-on-1 no kwinjira muri box yego Palma ni creative midfielder kandi ushobora no gutsinda n'ibitego cyane cyane Gusto na James babaye bari ku mpande nabo bashobora kuba bagereka ikibazo Chelsea irabireba ikabona kibura mu ndi mu createur yibyitegereje nyine ni Duisburg utarakomeye Yes. by the way bagiye no kurekura Joao Felix nawe n'undi mu playmaker navuga wabahombeye nawe aracyari muri HR ya Chelsea babonaga ko baburundi mu createur abantu benshi baba batese ko bazanye Estevao ariko abantu bakavuga ati mwana imyaka 18 uvuye muri life yo muri Brazil kinjiramo hano ni iki w'umuwinga ntabwo n'umuvalide cyane rwose mu mwihorere ati ntabwo warirahinga ku mwana w'imyaka 18 ati icyo ugomba kumenya nuko ugomba gushaka umukinnyi usimbura umukinnyi wawe mwiza witwa Kole Palma kandi tunibukiranye n'ikindi kintu Chelsea umwaka ushize yabaye nziza kuko akazi katari kenshi ukunda kubigaruka abafana ba Chelsea babyumve neza ariko niba utakinye Champions League bivuze ngo ari amakipe 36 meza wirinze niba utakinye Europa League hari 36 abaye mutahuye yego noneho niba wagiye muri yandi 70 yakuya 73 i Burayi wagiye muri za murakira n'abantu mutareshya za Rugende na za Etoile de l'Est na za Sunrise nizo uryamyemo nizo uri gushakiramo za Nowarange na za nde ibaze gukina muri kimwe cya kabiri kirangiza ukina ikipe yitwa Jugarden kimwe cya kabiri kirangiza uyu mwaka ushobora gusanga kimwe cya kabiri kirangiza muri shampiyona kinamo itarabonye itiki urumva niko biba bimeze noneho urumva nta bushize niba wibuka neza bakore Palma ntabwo bari banditswe kuri list ikina Conference League bivuze ngo uko mbibona ni nako Enzo Maresca bibona ababibona ko nyine irushanwa bagiye gukinamo barazirusha kuko niba usubira inyuma abakinnyi beza ba Chelsea muri Conference League phase bari ba Mudrayek ba Magiyu bawo Felix batinaga ibitego umusubirizo bivuze ngo nawe akazi ni kari kenshi aho byabigeze kwa Karinuza ari trophy nyine babinjijemo kugira ngo bambare imidari batangiye kuranwamo imikino kuko umva knockout si kimwe na league ikingwa nka championnat yo watakaje amanota 5 uyabara ku yindi match hanyuma bakabati nkunku nawe ari mu bantu bagomba gusohoka na Jackson byashoboka ko yasohoka hanyuma ukavuga uti mfite Pedro Delapu Palma Simons Neto na Gittens ukavuga ati wenda ugiye kugenda ubare imyanya ku myanya wawo Pedro na Delapu ku 9 yego Palma na Simons ku 10 Neto na Gittens ku mpande Neto na Gittens umwe yajya ku ruhande rumwe undi akajya ku rundi ubwo ariko impamvu Gittens mu moso Neto iburyo ariko impamvu bagahita babizi ko uriya mutaramu w'umunyabrazil mutaramu w'umunyabrazil witwa Wowo Pedro hari igihe cyinshi azajya ahura mu kibuga na Delapu yagiye ku ruhande yagiye nko ku ruhande rw'ibumoso no kwicara bizagora Estevao na Deus Barihari imvune zamwicaza eje turamuyobewe Estevao na Deus Barihari bakaba ari ama backup bakaba bafite icyo kintu cyitwa ngo ni ama backup muri oya ariko backup biba byagiye kure cyane urabona muri basket hari abo bita aba 6 man hari umukinnyi uba utatangiye muri batanu b'imbere ariko tayari ubukunda ububizi agomba kujya mu kibuga ari hafi cyane n'abagakuri kwa babanza utashyiramo batandatu ariko ukabubizi agomba kujyamo no muri foot reka nkwe nk'urugero none subu ubu nko muri Barcelona Rashford oya uri umuntu w'umusimbura yego ntago wabihamye kuko hari match bapanga ukajya kubona ukabona
ndani akiri arimo ariko akenshi Nyine- bamufata nk'umusimbura nyine 11 wa Barca bari hafi rwose kuko fata 10 rya Barca usangaho Fermin Lopez abanzamo mbere ya Olmo wamenya se ndubanzamo barasimburana hari ukuntu ikipe ipanga barasimburana hari usibye kwa Arteta ho biba byaracayutse ni wowe tega Arteta we 11 Competition yabarayishoshe. na kwa kundi baroteshaga umuntu bakubise ibiyiko n'amasafuriya uvuze ati 11 banagiye nirukanse ahantu wenda byaba ikibazo ni kuri Timba na Ben White Ben White bari muzima hanyuma Chelsea kabivuga uti dukeneye undi muntu utari Pama ushobora kuba yadufasha mu gihe wenda dushaka izindi tactique kuko nkari nk'igihe uzisanga wagize ibibazo by'imvune turabizi risize munsi nta n'umuntu uramuka Xavi Simons akaba yakina 10 kore Pama akajya ku ruhande rw'iburyo nkuko yabikoze kuri iriya match baba Deus bare hari ntabwo yigeze atanga umusaruro mu buryo bufatika Enzo Simons baba ari abakinnyi beza bashobora kuba bagufasha ku 10 mu gihe wabipanze ufite ukuntu wabipanze hanyuma Lavia Reece James bose bakaza gufasha kuri kwa Kaisedo hariya muri Mediane hanyuma bagahita bati Fofana naramuka akomeje kuba fit ashobora kuzaba ari mu bakinnyi defense turageraho muri defense turahagira mu kanya gatoya muri defense reka ngarukira aho ngaho ubwo ni ibyo iby'imbere nari mbirangije nta kibazo urakoze cyane mu by'ukuri gusa mfite akabazo k'amatsiko mwa bagabo mwe kuko equipe yitwa Chelsea muri kano kanya nkora bikomojeho yarekura cyangwa se ishobora kureka abakinnyi batanu b'imbere barimo Kuku barimo Felix Rahim Broja ndetse na Jackson mu gihe byakunda umuntu waba utunguranye mo barekura ni Jackson we biri expected ntabwo biri confirmed gusa abandi mvuze uko ari bane bagomba kugenda byanza bikunze babaye batari n'abarekuye ahubwo abo bandi uvuze bakwiriye kwisabira umwanya ugenda reka dufate kote imbere yonyine mbere ko tujya mu zindi angle zirimo defense kote imbere irimo abakinnyi byibuze batatu bashobora kubanzamo byibuze muri bane yagira batatu bashobora kubanza mu kibuga ntabwo cyaba ikibazo kuri Enzo Maresca wari umaze gutwara igikombe cy'isi cy'amaklub kugira ngo yubake indi sezo ya kabiri nziza cyangwa byamworohera ko n'abakinnyi bose basa nkaho bagomba kuza ari bashya kandi babanzamo mu barekuye hari abakinaga Jackson rimwe na rimwe Jackson we byari buri gihe ahubwo Jackson byari buri gihe mu bakinaga Jackson arahari yari ryajisho rimwe mu mpumye ugomba kubanzamo ibyo byawe bigumane yakinaga bihoraho ariko mu buryo bw'umusaruro nawe ntacyo yatanze ibyo y'umusaruro twabigeraho n'indi kese ariko yakinaga bihoraho njye ntekereza ko muri equipe ya Chelsea ahubwo yongereye imbaraga group kuko hari abakinnyi yari afite muri squad nanone wabonaga yuko bavunisha abandi niba Chelsea yarigeze kumara igihe kinini cyane Jackson yaravunitse na Cole Palmer ari muri meforme tukabona Chelsea ntabwo ifunctiona ntabwo irimo ikora bisobanuye ko abasimbura babo cyangwa se abo bahataniye umwanya ntabwo barepondaga neza ni naho haviriyemo ko bamwe batangira no kugenda batekereza ko umwaka w'imikino nurangira bagomba kurekorwa kuko batekereje ko igihe Cole Palmer Germain yari muri meforme bizeye ko Christopher Nkunku ya stepping up yazamura urwego akabarira yebo ku bitego muri equipe ya Chelsea ariko byarangiye abaye reliable muri Conference League Samiri yagarutse ku rwego rwayo kurusha muri champion ubisobanuye ngo rero ntago urwo rwego urimo prova ku bandi bakinnyi ba Pedro Neto nabo muri iyo minsi babaye nyine nk'abagiye muri comfort barahari nyine barakina ariko kuri Palma kuko atari mu bihe byiza ntago turimo tubona bareponda barimo bafashe equipe ya Chelsea kuvibra bisobanuye ngo rero nawe nuko yabonaga ko wenda ba Sancho na ba Madueke batarimo bamupeza mu buryo bufatika ariko gushyiramo ba Gittens gutekereza gushyiramo abasore ba Estevao gutekereza gushyiramo ba Joao Pedro ubwo Joao Pedro na Liam Delap barakura muri comfort bita Jackson usa nkaho yari yaradamaraye ngomba kubihusha ngomba kuba ndi mu kibuga uko byagenda kose ry'umutuku nzagaruka mbanzamo ningiye basohokeraho amatake bazajya bacomeka imipira nyirukangane ningiye ufasha Cole Palmer kuba mwiza ubu ngubu siko bimeze atari no kudamara ariko yarashoboye yari yaradamaraye naho ugaye ako we wahusha ibitego ukabihusha ukongera ukabihusha utabishoboye okay wenda naho we yanze guhora sereva ariko ukuntu guserebura biryoha ariko tuvuge Jackson nk'igitego yari muri comfort zone nk'igitego yahushije na Chelsea ari muri comfort zone umwaka ushize reka uribuka Jackson contre Man City acenga umuzamu nta depose koko
akagaruka ngo yongera pasi bakaza bakawumwaka biriya bigaragaza umwataka uri muri aratuje komfort nta kibazo afite ariko rero ufite Dilap na Joao Pedro hari ibintu uvuga uti rero birakomeye ugomba uko bigenda kose ugomba kubyishaka n'ibyanga ugenda aho ari ku rwego rwawe niba ubona nyine urwo rwego utarurepondaho jya gutanga umusada ahandi so ntekereza ko ikipe ya Chelsea no gushyiramo iyo kompetisiyo y'abandi bakinnyi bavuye ahandi kandi bagifite amashagaga kaba ba Gittens bavuye muri za Dortmund abizi yuko muri Chelsea abawinga basanzwe bahari abavuga ati hano kompetisiyo irahari irafunguye nje guhatana kuko rwose inkuru ya myugariro byo yari itegerejwe muri transfer za Chelsea kumva ko ari umukinnyi w'inyuma utekerezwa kuba yagurwa aho yabaje hose fakubaje kuko harimo abazasohoka twabuze tubigarukaho ku munsi w'ejo mu bakinnyi yakoze liste y'abazasohoka harimo n'abadefanseri ariko harimo abamaze kugenda deja harimo amaze kugenda Viega ntaragenda si yamaze kugura se kumvikana ariko ntarasohoka agomba kujya muri Atletico Madrid we ntago azagaruka ariko bigoye ko yagaruka harimo n'undi witwa Sari bari baguze Maranga Mamadusa bari bamuguze bamujyana mu gikombe cy'isi uyo kwa bari batuje kwa Aston Villa nabona ko nayo nawe uwo Sari nawe yamaze gusohoka deja ejo nibwo yasubiye mu ikipe ye yari anasanzwe anakinamo n'ubundi ya Strasbourg urumva Chelsea yamuguze na Strasbourg inamujyana mu gikombe cy'isi yamukinisha iminota nka 20 ngira ngo ahandi uva match yanuze nayo ikinyera iminota nka 20 ya Esperance kumva aramaye mu nkurutunota nka 20 ejo hashize yasubiye mu ikipe ye ya Strasbourg bivuze ngo Viega Mamadou Sarr bagomba gusohoka nyine Viega ajya muri Atletico de Madrid baraza kwigenda nkuko bigaragara ikibazo Atletico Madrid nayo ishobora kuza kwisubira kubera ko Ben imaze gusinyisha umuntu central back kandi w'imoso witwa Hako ivanye muri Feyenoord iyo hato nibazane hato yamaze iminsi avuga ku masoko atandukanye ndavuga Hako amaze gusinya muri Atletico de Madrid kuri miliyoni 28 avuye muri Feyenoord negeza ko Viega bishobora kuza guya ariko kadutegereje transfer cyo zivuga rero muri Chelsea gahunda yabo nuko Viega sohoka Viega bona ko byisanga byarangiye Viega na hato nanuza Nigeria hato baratandukanye cyane ibifaranga Chelsea igiye kujya muri Viega ho ni cyizere cy'umutozo ugiye kumuza no kazamukoresha ari bagiye guhereza nyine ntacyo nawe bazahererekanye Chelsea iri mu kazi Jareri Hato uyu afite 18 n'icyenda Jareri Hato ni umukinnyi wagiye avugwa mu equipe sina Chelsea na Liverpool reka kuko yavuzwe muri Arsenal uyu mwanya mu Skelashemo ni Hato bagomba kuzana yavuzwe muri Liverpool burya yanaje Anfield kuri match ya Liverpool ndi muzi cyane no byabaye byinshi banavugaga ko iyo match yabaye mu kwa mbere banavuga ko ashobora no kwinjira mu kwezi kwa mbere kuko yaje kuri match ya Liverpool na Ipswich ya 4-1 Anfield nyuma aza kuganira na The Telegraph avuga ko nyine ngo yari yaje kuri invitation ya mwene wabo Ryan Gravenberch gusa nta bindi biri aho ngaho ni umukinnyi rero wabonaga ko ama equipe amwe namwe aramutekerezana cyane ku kaguru ke k'imoso bakabona ko bishobora kuba yakina nabona ari utubwa kuri Tunisia yakina match iminota 9 yego namwibuka ko match Esperance iri kubamushyizemo Jareri Hato sibukaga iminota neza kuri mukari match bako twayogeje hanga saa 8 saa 9 z'ijoro ko yamuhagurukije umutoza akamushyiramo kabisa so nukuva rero Chelsea barimo barakora business umukinnyi babonye bashobora kungukamo miliyoni runaka baramutangana cyane ko wenda niba atari Enzo Fernandez akaba atari Kole Palmer akaba atari Caicedo abandi urabona ko abari bo bose bashobora kuba utakorwa ni Korowiri ni Caicedo ni Enzo na Kole Palmer abandi ubona ko rwose wenda nakukurera ni ariko ukabona ko abandi likely so mbona rero ko Jareri Hato ni umukinnyi ushobora kuza kwinjira na mwene wabo Simons wewe na Simons biragaragara ko kuza kwinjira inkuru ya BBC irimo kuvuga yuko Simons deja we yamaze kuba kwemerana kwinjira kandi ikindi cya kabiri ngo yasobanuriwe uburyo agomba kuzakoreshwa projet yasobanuriwe uburyo kuko Simons ikintu cya mbere yashyiraga mu ntuza umwanya wo gukina playing time muri iki kintu cya mbere yitagaho cyane kwa Chelsea ukayibura kandi ngo bisa naho byarabaze kurangira kuko ngo umutoza ashaka kubaka ashaka gukina ikintu kimeze nko kwinvatinga Ben urabona ateganya yuko uyu Simons ari uzakina nyuma y'umwataka Kole Palmer agakina iburyo ariko nyine agakina iyo bita ngo ni playing hybrid niyo akahagarara muri formation ariko agakina agasa nk'ukina mu buryo muri animation kuko uyu musore ngo ni umuhanga cyane mu gusoma umukino kutwara mera nk'agiye kumera nka tempo y'umukino buryo ngashaka kubaka ikintu cyitwa bita ngo ni heart and brain muri Simons na Kole Palmer
iyo Haten Blaine rero uyu musore ngo amaze kwisobanurirwa cyane cyane ariko nubwo akaba yanajya anakoreshwa ku ruhande rw'ibumoso mu gihe hari ikibazo cyabaye cyangwa se tactically ariko n'uruhande rw'ibumoso rwuzakinwa wa mu Portugal uwo bita rero Jorori Hato Pedro Neto Jorori Hato amaze kwemerera ikipe ya Chelsea ati jewe gutya mu ndebe n'ibyanjye byose turaje